demokarasi twanduza icyaha, demokarasi twica igihugu, demokarasi dutwara ababyeyi rwose irahenda irakanyagwa. ni ukubanza kureba imiyoborere y'igihugu iteye ite muri rusange, hanyuma abantu bakabona kugira icyo bakora. Mu Rwanda abantu bashaka ko demokarasi iba, abantu bashaka ko habaho demokarasi barimo ba Cyuma, barimo ba Rashidi, barimo ba Karasira, barimo ba Idamange, barimo ba umubavu.com n'abandi barahura n'ingorane zitoroshye muri iki gihe. Tukibwira n'abanyarwanda hari umuco urimo kuzamuka muri iyi minsi wo gushaka gusa n'abantu batera abantu ubwoba. FPR irafunga ngo uyu muntu yizize, ngo uyu muntu yagombaga kuvuga ibi, ngo nawe warengereye, ngo wakabije, ngo wagize gutya. Harimo kujija abantu. Ba bantu ntago barimo kujija FPR yo irengera ikanica n'abantu, irengera igafungira abantu gusa ngo bayibwire bati nawe FPR urimo gukabya, ahubwo barimo kubwira wa wundi urimo kuvuga ibintu byabaye atarimo guhimba ko ari we warengereye. Uwo muco daboro wo gutera abantu ubwoba ko ngo FPR ngo ifite imbaraga, ngo ntawe uzayikuraho, ngo ahubwo abantu nibicecekere ngo bayihorere. Yaba abo ngabo bafite inyota yo kugira ngo baharanire demokarasi, yaba nabo ngabo bafite umutima wo kubacecekesha kugira ngo hatabaho umuco wo gushaka gucecekesha abantu ngo natwe tubishyigikire. Kuki abaturage bo mu Rwanda bo babibona ariko bakicecekera ntibabivuge? Ibyo mu by'ukuri ni ugucinyizwa, baracinyijwe, nta jambo bagira. Ubasigaye banabizi ko niba watanze igitekerezo bakagutumaho ugomba kujyana impamba kuko bazi kuhita ugenda mwibonera. Nta gitangaza rero cyo kuvuga PM abo baturage kubivuga, baracyafite mu gikonoshwa cy'ubwoba. Ibi bintu tubyamagane twivuye inyuma uyu muco wadutse mu Rwanda w'abantu b'abahezanguni barimo kwibasira abanyarwanda. Agatadowa gatoya twari dugifite kakinyenyeretsa ka demokarasi bakaba barimo kubacura bufuni na buhoro. Ariko barebe neza, bongere basubize inyuma, barye bari menge, kubera yuko uko babigenza, ko bahereye kuri ba Karasira, ko bahereye kuri ba Cyuma bakabafunga kongera bakafungura, ntago bacecetse. Ba umubavu bakafunga kongera bakafungura, ntibacecetse, ahubwo havuka abandi bashya. Rashidi yaravuye muri prison ariko yaraje ntiyaceceka. Bamenye ko itara rya demokarasi iyo ryatse mu muntu ntawe ushobora kurizima, azima yapfuye uko byagenda kose. Babimenye babishyire mu bwonko bwabo, kandi niyazimye hara igitekerezo kivukira mu wundi. Kizito baramwishe bazi ko bazimije itara ry'ubumwe n'ubwiyunge. Mubanze murebe isi yose aho igeze, turimo turaririmba ubumwe, turimo turaririmba ubumwe bw'abanyarwanda babaga mu Rwanda. Murebe amamiliyoni n'amamiliyoni adukurikira umunsi ku munsi avuga bati mwari mwaratinze, tubonye abantu batuvugira ibintu. Ese twasubije amaso inyuma tukareba ibyo abanyarwanda barimo kwifuza? Murebe aho abanyarwanda bavuga bati ese koko abanyarwanda twakongera tukabana? Birabaha isomo ryo kubereka ko Kizito atapfuye, yavukiye mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda. Mwakwica Rashidi, mwakwica Ingabire, mwakwica undi uwo ari we wese, bazavukira muri twebwe kandi ntabwo bizahagarara, kandi muzabyishyura. Gikuru rero nuko mwakumva ibyo bababwira kurenza kubagirira nabi. Mwumva ibyo bababwira, mumanuke mwicarane n'abanyarwanda ku meza mwe mushaka igisubizo. Murebe abo mwishe bavukiye mu mamiliyoni, mu bihumbi by'abanyarwanda hirya no hino. Ubutumwa batangaga twarabusakaje ndetse turananarenza aho bo batageraga turahagera. Twageze mu mitima y'abanyarwanda, tubutekeramo, tubwicazamo, ubu barabufite. Kugera na kuri abo ngabo mufite aho ngaho ho Kizito atashoboraga kugera, twebwe ubu twarahakandagiye, kandi ubutumwa yatanze twarabuvuze. Ubumwe bw'abanyarwanda, nta kindi twigisha. Nawe nibwo yigishaga, ko nibwo butumwa ngewe nabaha naha n'agatsiko. Kandi rero mbabwire neza yuko turababwira ineza uyu munsi, mukanga kumva. Ntimuzabe nk'abana bumvira ijeri, ntimuzabe nk'abana bumvira ijeri.